uyu munsi nabazaniye inkuru y'umusore cyangwa se umugabo ukomeye cyane wo muri Rayon Sport. Tugiye kuba twaganira ku musore Muzehe Robben Ngabo. Ese kubera iki yavuye muri Rayon Sport akaba yarabaye umunyamakuru? Ese byagenze bite kugira ngo Robben Ngabo ave muri Rayon Sport akaba yarabaye umunyamakuru? Abafana aba Rayon Sport mwese ndabashaka hano tuganire ibintu bigera kuri bitatu bimwe bwose byatumye Robben Ngabo abasha kuva muri Rayon Sport akareka akazi yakoraga ko kuba umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport akaba yagira gute yaba umunyamakuru ku kinyamakuru cya Radio na TV10. Tugiye kureba ese Robben Ngabo kubera iki yavuye kuba umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport akagira gute akaba yaba umunyamakuru. Muraza kumvamo ibintu byinshi bitandukanye. Ese we na perezida wa Rayon Sport baganiye iki? Ese kugira ngo wenda yinjire ku kinyamakuru cya Radio na TV10 ese naye mategeko n'ababwiriza wenda babaye bamubwira mbere ko yinjira muri radio kugira ngo wenda areke ikintu cyo kuba ari umuvugizi abe umunyamakuru automatically. Ndaza kuba nabigarukaho ku buryo ndaza kubasobanurira neza cyane by'umwihariko. Ubu niyo nkuru mbazaniye abafana ba Rayon Sport, ndabashaka mwese ndabashaka mumenye ese kubera iki umuvugizi wacu nk'abafana ba Rayon Sport yabaye umunyamakuru by'umwihariko completely kabisa. Ngiye kuba nabigarukaho neza cyane byose kuva uko byatangiye ndetse kurangira cyangwa se bikarangira abaye umunyamakuru wa Radio na TV10. Yes, nizere ko umuntu wese utakanda subscribe, ukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Wanambwira rwose muri comment ukansuza ukambwira ati meze bite. So reka tutangire tutatinze, reka nze dutangire neza cyane. Nizere ko mwese mu gihari neza cyane. Usabwa kureba video ukayirangiza, uraza kubumvamo ibintu byinshi. Yes, reka dukomeze n'inkuru yacu neza cyane. Nizere ko mwese mu gihari uko byari byifashe rero kuri Robben Ngabo. Uko iyi nkuru yatangiye, uyu musore yahamagawe n'abayobozi ba Radio na TV10 cyangwa se ikinyamakuru cya Radio 10. Ngira ngo abantu benshi murakizi, bamubwira ko bashobora kuganira akaba yababera umunyamakuru. Robben Ngabo ababwira ko nta kibazo kirimo, ababwira ko agiye kumenyesha perezida wa Rayon Sport ibyo yakoraga akaba yagira gute akaba yabyegurira Wasiri, akaba ariwe waba umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport complete, akaba ariwe ubikora. Ubwo uyu musore Robben Ngabo yaganiye na perezida wa Rayon Sport, baraganira amubwira uko bihagaze, amubwira ko ashobora kuba umunyamakuru. Perezida aramwumva, aramubwira ati nta kibazo n'ubundi so ibyo wakoraga na Wasiri abikora kuko nawe arabishoboye. Abafana ba Rayon Sport rwose nimba twemeranya neza, Wasiri agira udushya dukomeye cyane kandi wumva ko iyo wumvishe Wasiri wumva ari umuntu uri public, wumva ari umuntu ukomeye cyane ku bintu abavuga, ku dushya bafite, wumva ko nawe yaba umuvugizi mwiza. Ubwo perezida amubwira ko nta kibazo kibirimo kuba yaba yabonye akazi, kuko Wasiri wabonaga ko muri iyi minsi ariwe wari urimo aragaragara cyane, ariwe urazana udushya muri Rayon Sport. Ubona ko Robben Ngabo waratangiye kubona ko atangiye kujya atagaragara cyane. Ubwo abageze gute abayinjiye muri Radio na TV10. Icyo wamenya ni uko amafaranga yahabwaga muri Rayon Sport ari make kuruta ayo ahabwa kuri Radio na TV10, cyangwa se umushahara yahabwaga muri Rayon Sport n'uwahabwa muri Radio na TV10 biratandukanye cyane. Byumvikane ko uwo ahabwa muri Radio na TV10 cyangwa se kuri Radio 10 niwo mwishi kuruta uwo yahabwaga muri Rayon Sport. Ikindi wamenye nuko uyu musore mbere yuko yinjira muri Radio na TV10 bamanje kujya gute kugira amategeko cyangwa se amabwiriza agomba kuzagenderaho, akagira gute akaba yareka amarangamutima kuba yari umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport
akagira gute, akaba agiye kuba umunyamakuru utabogama, usesengura ku bintu bihagaze, akavuga za ndani muri Rayon Sport, mbese no muri APR FC akavuga uko bihagaze kandi agatanga amakuru meza atagize gute, atagize uruhande abogamiraho. Ubwo ayo mategeko nangiye kuba nayagarukaho uko byari byifashe. Ubwo ikintu kijyanye n'uko umuntu cyangwa se umuntu ugiye kubera umuvugizi nk'abafana ba Rayon Sport ni Wasiri, ni Derby, nekeza ko muri iyi minsi iri imbere agiye kuzaza abashyushye, muzamwumva kabisa, muzamwumva. Wasiri ni umuntu ugira udushya, ngena namwemera cyane. Ubwo ku kigendanye n'amategeko rero, Wasiri kugendanye n'amategeko Robben Ngabo yahawe n'abayobozi ba Radio na TV10 bamubwiye ko icyambere igihe Rayon Sport harimo zandani, yarimo amakosa, igihe Rayon Sport itari kwitwara neza agomba kwikritika, akavuga ibitagenda neza nk'umunyamakuru, apana kuba yaba ari nk'umuvugizi w'abafana ba Rayon Sport akavuga muri Rayon Sport amakosa ari gukorwa n'abayobozi, Rayon Sport idakina neza, kuba wenda baraguze, akavuga mbese critique ku bayobozi ba Rayon Sport. Igihe APR FC nayo wenda atarimo amakuru cyangwa se atarimo igihe APR FC nayo irimo iritwara neza akaba yavuga neza, igihe Rayon Sport iri kwitwara neza nayo akaba yavuga neza, ariko bamubwiye ko ikintu agomba kwitaho amarangamutima mu kazi k'ubunyamakuru, atagomba kugira gute kuba yamuganza cyangwa se atagomba kuba yagaragaza amarangamutima kuri radio cyangwa se kuba ari nk'umunyamakuru. Ayo ni amwe mu mategeko yagize gute, yagombaga gushyikirizwa n'abayobozi ba Radio na TV10. Ubwo uyu mugabo Robben Ngabo abagize gute, aba avuye muri Rayon Sport, ariko yavuyemo neza, nta kibazo, yaraganiye, yavuyemo asezeye, nta kibazo agiranye n'abayobozi ba Rayon Sport, bese wabonaga ko ari ibintu byiza muri rusange. So ubwo nuko byagenze, ariko ubwo Wasiri nawe turamwemera cyane, abafana ba Rayon Sport muramwemera, nawe ni umuntu ukomeye cyane. So ngira ngo ni ibyo ngibyo kuri Robben Ngabo. Kanshimira abafana ba Rayon Sport, nize ko mwakunze inkuru yanjye, munyandikiye muri comment abakunze iyi nkuru, ubundi dukomeze n'amakuru meza. Ciao ciao.